Ndi papa Sava. Ndakurahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru. Aho uratora ariko ibintu byiza birivugira. None se wowe uririrwa ubitindaho dore kimwe nakubwiraga umuntu aje kukwereka. Umwereke na yadusha ya kabiri yo hirya. Arega ntabwo ari ngombwa ko zenguruka inzu. None se oya reka mwereke. Umuntu ubonye salo y'amakaro 5 kuri 5 urumva akabonamo iyinuza. Nacyo mwereke hose ni izifite umurinda nk'ubarambu gikari ntiyayibonye. Dore byo nakubwiraga. Navugaga nakwerekaga hano urabona inzu tukuri ngiye. Iyi y'akarangi gatukura. Kira cyiza kiri ruhande rwayo ni kakabari ka piga nzenze wumva. Niho hazazamuka fibre boutique. Izamuka bi none se Didi ifatira. Umva ikindi cyiza rero cyahasi. Ikiza cyaho cyane none kirenze. Do umuhanda uraho. Dore kaburimbo dore iraha. Iki aho hazaba ari rompu. Rompu. Ikiraro kiri ruguru. Nacyo kiri mu biraro bahisemo. Urumva? Muri toraguri dore ruguru gato hariya. Reba karakapa gatukura. Oya reba karakapa gatukura. Hari abazashya ipoto izaba yunganira radari. Kari ruhande rw'iretaje. Oya utarajya kure banza ubone ahumbeza. Yego. Unamwereke iyi jaride umwereke uko. Oya byose ndimo kumwumvisha imiyaga. Jaride se igiti kitaramba ni iki? Oya mumwereke uzo namwereke haruguru. Areka nagiye mwereka ndafasha mwereka. Fasha agafanta. None urebe ikintu bita coordonnées. Kandi ushingira burya ku kintu cyitwa topography. Nagiye mwereka amapinyo. Urumva? Nagiye mwereka amapinyo. Reka turebe impunzi. Ikaro. Ubwo ni bwa bwoko bwatwibanire. Nta nyerera, nta saza, nta kime, nta rubobi. Urumva? Uzi sima yubatse iki gikuta? Mbo. Meze neza nta kibazo. Arega we ntabwo urayibona. Noneho do. Ntushobora kumva ikintu. Wanyumvise? Mwereke n'amapave ariko nta pave nari nabigegeze rimanyuka hano. Aya mapave se ko shobora no gutwara n'igifaru. Mwereke hose umwereke ibi birabyo umwereke naho ruguru hose. Bya imodoka birasa muri kirene byagenda. Urabona ahantu atari heza ko? Ndakubona uratoraguye pe. Uritoraguriye. Urabaza? Namweretse ruguru aho twanika imyenda. Sa muri bak'ibyo biti. Wenda tabona ko twaye. Oya, reba ibyo biti. Oya ahubwo werebe ibyo biti. Urambwira. Ariko ubundi iyi nzu umva nkubwire. Uko ari umuhati. Umva Kriya. Umva nkubwire. Uzi ko iyi nzu yubatse butaje. Kuva aha ngaha n'amabuye kuzamuka kugera hariya. Kiriya gikuta nayo n'amabuye gusa. Nuko ngo iyi nzu yamenetse ikintu cyitwa amafaranga. Nkwereka kandi kantu utari wabona. Sibyo? Tuvuge nkanga mwicaye mwitonze. Mumaze kuhagura. Mwamara kuhagura hararuguru ntimupinyuri. Urumva? Mugahita ahubwo inyuma mushyiramo sauna na massage. Banza urebe umuntu akajya turuka hano ku muhanda yumva akantu karimo guhumura kawa mutina za pinusi batwitsemo. Kandi hano umwanya uhari urahagije. Umwanya urahagije se guhaza gusa. Noneho wumve wagera ruguru ku ruhande rwo hirya ukongera ugashingamo inguni. Urumva? Wamara gushingamo inguni ukashingira kuri longrine umvuga kubitaho rento ya continue warangiza hejuru gashyira kandi gataje ku buryo bose azajya azimyitara abantu bose abaturage binopfu bagahita bavuga ngo agize ate araryanye agawugira karicana bati arakicaye uzino ku mugoroba urumva ku mugoroba mbo ibi biti bizana umuyaga mwiza humura urumva ariko se waba umva reka mubwira ibyiza by'ahantu rega ntabwo neze ko nta wundi mwayeretse nta wundi mama reka cana rero banakubwiye ko turi hafi y'ivuriro mwamubwiye ko turi hafi y'ivuriro ivuriro isoko riri hafi hari amashuri karame amatara mwacanira he naho imbere uruhanda rw'urugi neza nuko wagira ngo ni muri Amerika noneho hakikubitamo n'uyu muyaga w'ibi biti urumva aha cana ku gipangu cana ku gipangu naho cana ngaha reba hano kuri bari reba ukuntu haka reba iyi bari kukuntu yaka reba iyi bari ni inzu yubatse ndabire nabibonye reba uyu muyaga reba ukuntu umuyaga ubuza aya masaha bari ko nyine uratoraguye nimba uri umuntu utoraguye urahatoraguye madame uratoraguye pe urebe nk'ahantu twarashyize idirishya nta mujura wapfa kurira ngo agere kuri litiri ntabwo bishoboka ariko umuntu yemereze twebwe twubatse nk'abasirimu ibikoresho byubatse byose ndabizi uratoraguye uretse ko ari yarafatanye izindi nyinshi ahubwo nizere ko
duhita tubirangiza inzu ngararayitse icara ahubwo tubiganireho bive mu nzira birangire hano se batakwereka akantu keza amafaranga siko nayaza akantu keza nakunze kuri iyi pura rero ni akantu kari kuri iyi paje hagati nizere ko yakweretse pura neza kuko imodoka nazo ziza zikadendeza urabona hano haza imodoka hano haparika imodoka 3 hari hagaparika indi ya kane tuva kijyambere ndakumva Didi ngira ngo ibyo twagomba gukora byakozwe ko none namwe aho mwakiriye usigaye mwita kijyambere ariko se mama wese usigaye mwitana urabona bitansa ariko naruvuye ko biranse reka bita kijyambere umva ratamabusha urabona nyuma ndareba inzu kabisa uri kubona ko pura yayo imeze neza igisigaye ndagerageza uburyo bwose noteri turi buyite tubonana nawe nimutinde nimunaninde turahita tubonana nawe noneho kuko nshobora gutinda abandi bakayitwara ni mari komeye erega buriya nuko babiguhishe nuko babiguhishe hariya hirya bahakweretse inyuma y'igipangu hariya bahakubwiye ariko kiriya kibanza hamwe hazajya akabwa kiriya kibanza ushobora gushyiramo etaje aka etaje washaka mbese hano hantu erega nuko wenda tuba tudashaka kubivugaho cyane n'umuntu uzagura hano azaba navuze azaba aguze mbese azaba aguze ubuzima bwe bwose ibintu bizamutunga we n'abana mwebwe mwandike umuduha yacu ubundi twe twigendere kandi ngira ngo murabizi kandi aha hantu hajya hano abantu tutaza kubacaginga noneho icyo bita stockage na overstay nguhaye imari ahubwo wowe niba uri tayari ufite gahunda haha wowe wayaza umva se Didi nari najye kugira ikibazo amaze kuyacaka umva nari najye kugira ikibazo oya twakoze gahunda ni nashaka kumusobanura ko twebwe abakomisiyoneri umva kiriya ana amahirwe rwose ndashaka gusobanura ko twebwe abakomisiyoneri tutaye twishyurwa amasheke turayatahana fata amafaranga bari ikibazo mufite amafaranga ubwo ari bwari mwagiye mureka ibintu by'ubukene bwanyu murareba mukabona n'umudamu ari umukene amafaranga arahari ahubwo nko gutinda kuko ahubwo se kutambwiye ngo guhagafata tubwigurire mada reka ngo buriya kubera inzu ndi kureba hano n'inyota ntabwo nayumvaga ngo haka cyangwa tundura nta kibazo cyo ndi kureba hano n'inzu yego nukuri muryohera ubwo rero hari ibyo tutari twavuze ariko sabadamu mwebwe mwavuze byo mugura mukadomo amafaranga iyo umukiriya yashimye nawe uragurisha abantu badutegereje ariko ntago nabyanze nagira ngo musobanurire byose reka inzu ni yanjye twakina tabo none se wamweretse n'inzu y'umukozi hanze n'igitanka nakimweretse cy'amazi n'inzu y'umukozi bayikweretse hari ikintu utabonye inzu y'umukozi wayibonye ruguru rero hari inzu y'umukozi hari n'igikoni cyo hanze wabonye n'igikoni cyo mu nzu cyubatse neza cyane cyo wakibonye kibaze neza n'abagore bose mama sava inzu yayishimye yayikunze kandi nawe urimo kugurisha ibintu byavuye mu nzira nanjye nibyo nabona mwakambwiye namwe ariko mutamweretse hose njye nababwiye ngo mumwereke nawe twandike n'ubakata abagabo n'abana beza vuga telefone so gupandisha vuga amahamagara ubonye imari ngurakata ahubwo tugire hamagara ugupandisha eshatu ubwo rero tugiye kwandika noteri namuhamagaye ibyo byose araje vuba nari natangiye kwandika amasezerano y'agateganyo y'ubukode bw'inzu icyambere y'ubugure sorry y'ubugure kubera yuko tumenyereye kugukodesha iragurishijwe amasezerano y'agateganyo y'ubugure bw'inzu rero icyambere nuko muzinjira mu nzu ariko amafaranga yose yageze kuri konte yacu n'abakomisiyoneri bishyuwa yabo ikindi twamaze nitwe tuyabona mbere gukora mitasiyo urabyumva ubwo icyo kintu nikirangira rwose n'uyu munsi umbwire papa Safa ni karibu na boss yahagera we kabite gufungura akantu ko kuba akira anda papa Safa umwe n'agatebe yicara ngo binarangira ntago ari ngombwa ko nicara umuntu aba yicaye igihe kirekire otecara mugabo we wicara muri ya tagiso kavari ukagera aho bibereye sawa mutangiye kuvuga ngo ntiwicare carogora kwibwira umugabo inkuru nziza papa Safa amasengesho tumaze igihe dusenga ibitangaza twasabaga Imana dore biraha wasoje umugore neza musuhuza wongera umusuhuze neza uyu niwe nyine amafaranga ukunze gufuha bunimo oya nta kibazo muhobera
aya kumusoma ntabwo birimo reka duhanagure none rero uyu mudamu yazanywe na Digidigi na Ramazani nibo baje kugura inzu sari warambwiye ngo wabuze ngo umuntu urenze ngo $60,000 ntiwari warambwiye ngo nta muntu n'umwe uri kuzirenza ahantu hose turakora papa sava 60 nizo n'ebyiri zishyushye izo n'ebyiri zishyushye bazigizemo twanayimweretse yose twazengurutse ibyumba byose tubijyamo yagiye ahantu hose ahubwo hari ikintu nari ndi gutekerezaho hari ari amagaridobe akoze mu nzu ngira ngo we muraza kuyishyura ukwayo kuko noneho rero wowe urumva twamweretse hahandi hariya hirya muri kiriya kibanza twamubwiye ukuntu yakora bizinesi uko abishaka twamweretse hanze amavuriro ko ari hafi yacu gare ya tagisi hafi yacu nuko umuhanda mbese umudamu yashimye yavuze ati amafaranga ndafite do reba amafaranga arimo hano ntago nyisi ubu rero papa sava nahamagaye na noteri ibyo ari byo byose agiye kutugeraho hasigaye kuza ugasinya suko sijya gusa bisigaye Digidigi na Ramazani we turaza kuvugana nyuma oya mwebwe muravugana n'umukiriya oya na papa sava n'umuntu w'umugabo umva rero papa sava uri umuntu w'umugabo turabagore n'imigewe na twe turavugana dufite amafaranga muri uru rugo nta kibazo mu dukaraga yacu sigatire ya noteri irajya kuri ibintu twe tudahaki kwishyuye nta nubwo tujya mu bagabo reka ntibikina ngo akose ubusambo muri kubusambo ndabaza umukare mwatwitaka data papa sava ubanza wumve nyine ntabwo terurage oya ntabwo mama sava tubanze twiganirire wowe ndagira ngo mbanze mbibwire umutware wanjye noneho aze dusinye na noteri agera hano ibintu byose nyine ntabwo babigenderamo aba nabo turaza kubishyura amafaranga aseka hari ikibazo tuyatwaye reka mbereke ikintu cyoroshye iyo abantu bamaze kugura ibyo kwa noteri ntiba bisigaye ugura n'ugurisha na noteri n'icyo itegeko rivuga vugana n'umugabo wawe muyabare twe twakoze akazi muyaduhe tugende umva rata ikintu narindi gutekereza numvaga ko kugira ngo binjire mu nzu yacu ariko baba batwishyije ijana amafaranga ibyo birageze yanyu twebwe kandi amafaranga ahari oya hari igihe umukiriya ndavuga ngo miliyoni ngo 59 ngo miliyoni warakubwira ko kwishyura kaje wisubiza noneho amagaridobe abiri ari mu mu cyumba principal n'ikindi cyumba kiri ariko se madam naguze inzu ya miliyoni zose ndarora ya garderobe nago buragaridobe kuko ziriya zaraduhenze cyane urimo kunyereza rata ntuze kwivuna ufite amafaranga nayaduhebye amafaranga papa savato nayazanye igikapu kiruzuye ngo kamara yanjye amafaranga aruzuye nayazanye cash yashimye igikoni yishimye yego kuburi wabitira mu kibazo uvuga mwenyura rero ntago nanjye njye ufata imodoka yawe tutawuko tangira wihumuriza agafunika tangira wihumuriza ahubwo ciyazi inzu mwamwa mwakirinze wakuta kubisa oya ntago nongera kunywa fanta nakubwiye ngo bawihumuriza agafuniko ka mitsingi baraje baguhereza madame ndabona uracyari muto ariko Imana yaguhaye umugisha umuhaye n'inzu nziza namweretse nacyo nashaka kuvuga byose narebe na purabaye yashimye mama ya Mungu ntabwo nahase ikiriho rero ni kimwe kitagira iki kivuga akayaga konyine kari hano wavuga ko amafaranga ari kashi waretse wa nibyo nshaka kuvuga kugira ngo nabatinza ni kimwe singurisha ngo ariko papa sava ibintu by'imikino njye ntabwo mbikunda papa sava uri muzima ugeze uti uri muzima papa sava nta kibazo cyo mu mutwe ufite ntabwo ugurisha se nazanye abantu kwicara ahangaha kugira ngo nze nsangire nawe faranga ntabwo ariko avuze ari ikintu nasa nabahamagaye kumva noneho ra ariko rero mureke mbabwire mujye munyumvira ibyo mbana na ari ikintu rajya yose musinye ibyo musinya papa sava ntabwo ugurisha njye singurisha papa sava ntabwo ugurisha ntabwo ugurisha uranshimusangana nawe urongora ntabwo nakurishaga imyaka 5 singurisha ntabwo ugurisha papa sava njyewe nawe ntabwo twari turi kuganira muri salo umbwira ngo tugurishe iyi nzu amafaranga ari mocoye bayosenye byose nyamoto yacu twigendera ntabwo ngoresha hanyuma uri kureba igikapu cy'amafaranga ati ntabwo ugurisha ntabwo washakaga miliyoni 60 uzige tumaze abazirengeje urasaze
ntabwo washaka wirwaga umbwira ngo tujye kugura mu mujyi. Njye nakubwiye ngo ntago ngurisha. Papa Sava uragurisha nawe uragurisha ibyinyo bibi. umva ndakubwiye ngo nutagurisha njye nawe turaba babiri. Ubundi turi bangahe se turi bane. Bana ntago bagiye kwiga. Uragurisha uragurisha abantu babagabo twebwe hameze mbi. Iyo mikino ntabwo tujya tuyikunda twebwe. Hende ntirisha ngambonye igikapu cy'amafaranga ngo nangiye kwimoshora. Hari ubwo nkubwiye ngo mwongere wandi njye singurisha. Ako Papa Sava iyo ndabyona ndikiguriye. Njye se ndikimara. Iyo ndabyona nta bwenge ngira. Njye se noneho ku buryo wumva wafata ubwenge bwanjye ugashaka gukina nabo ugashaka singurisha noneho. Hanyuma wambwiraga ko ushaka abakiriya biki. Wumva ko ushaka abakiriya biki. We Papa Sava. Papa Sava singurisha. Ureba ariko kimuzana imikino mama Sava kukimuzana imikino. Twebwe uzi iminsi tumaze dushaka umukiriya w'inzu wowe. Uzi iminsi tumaze. Uyu mwanya wose mwantesheje. Hano ntago arakuba. Ubu nukudukinisha mwebe gutya mutugura. Madam ntago nari nzi ko mfite umugabo w'umusa. Oya. Ntago nari nzi ko mfite umugabo w'umusa. Oya bana. Okay, niyo utagurisha. Papa Sava uratinyutse urambwiye ngo ukeneye umuntu ugura aha hantu. Ngo wabuze urenza $60,000. Tuzanye $62,000. Ngo urashaka kugura mu mujyi ariko wa mana. Nana sareka nkubaza ikibazo kimwe. Wabonye undi mukiriya? Hari undi wabonye ugiye kuza kugura ngaha? Ese ko twabiganiragaho twaranzuye. Twagiziraga njye nawe twigeze twanzura. Ikindi kirenzeho ho nateganyaga kugura $70,000 habaye 80. Ufite izo 18 ngo uzongereho njye kuhagura. Kucyuhinda wigize kajugujugu ndakubona hanga wigize nuza twicaye muri salo turi kuvuga biriya bintu. Urantonove wowe kucyuhinda uryo. Twicaye muri salo tuvuga biriya nguri kugira ngo hanyuma njye gushyira abakomisiyoneri bamaze ibyumweru 3 none njye nashyize ahantu hanjye ku isoko kugira ngo umenye agaciro kawe. Kugira ngo umenye iki? Noneho iki reka nkubwire neza. Digi ntacyo mpamagara. Nyorohera. Nawe ntumva. Njye nigeze mvugana nawe amagambo menshi. None se navuganye. Ntuvugisha amagambo menshi. Wagurisha utagurisha twiba duhemba. Kuzi ikintu kirimo kijyambe. Twagira ngo dusoke nitugera hanze bagurishe utuya. Ntabwo biri murayaduha. Tubanze twumvikana. Niba mudashaka kumvikana. Okay, twumvikane. Jewe nigeze mvugana nawe. Ntago twavuganye. Wowe navuganye nawe. Uyu so umugore wani mwasezeranye. Ndavuga wowe. Nge ntitwigeze tuvugana. None si iki. Ariko nguyu. Njewe hano hanjye nahabariye. Natangiraga $70,000. Mbura wa $60,000. None aho nateganyaga kugura $70,000. Nasanze bashyize kuri 80. Ibyo birandeba. Ubwo twebwe nakubwiye ngo banza unyumve. Ndangije ngiye nkora plan yanjye mbaza n'abandi bantu. Ndavuga ni hari ahantu nesenye igikuta. Hasiza neza munsi nzashyiramo basement. Iyo basement izajyamo ibintu bya stock, ijyemo na parking. Level 1 nshyiramo iki bare na restaurant. Level 2 amacumbi. Level 3 amacumbi. Hano hirya nabariye kuzabikurura nkabikurura neza nkashyiramo sauna na massage. Hejuru hariya nkashyiraho akandi kantu kazamuka ku buryo noneho hari abantu bari kunsakuza kuhakora kubera ko mwabonye ko hatendetse. Harareba hakurya harareba hakuno. Nishyiraho neza na drone zikajya ziza na zanuza za ya migozi y'abaruwini iki byose nzajya mfata amashusho nta kibazo mfite. Ntago rero ngewe ngurisha aha hantu hanjye bari kunyima 60. Ariko noneho naje gusanga nzabonamo $200,000 nyuma y'umwaka uyu umwe ni mavu. $200,000 Ibyo mvuze ntabwo byumvise. $200,000 ariko uzazifata uzihereze witwe ko uyiguriye. Nabikubwiye ariko ibi byose se mbikora wari iyi pura nagiye kuyikora. Bamugira inama rero wamuvandimwe we. Mumvikane n'umugore wanyu mugurisha. Agurisha icyari ntagurishe. Singurisha. Umukiriya ntari amafaranga ahari. Uragurisha nakubwiye ngo uragurisha. Mugurisha. Hanyuma se nutagurisha urabona biri bugende bite? Mugurisha. Ibiki bigenda bite? Nagurisha turagumya tubemo hano ntangire mvugurura. Ni cyangombwa navuye ku cyaka. Cyuzana ngo ni nagurisha ndabona bigenda biti bikize. Nibishaka bicumbagire cyangwa bigaragara. Kibata abantu kabadunda. Naza nagurisha ku gahato. Ese kubundi mbona mwahinze.
kuki mwumva nagurisha imitungo yanjye ku gahato papa sava turayigurisha turayigurisha uko byagenda kose turayigurisha niba ari isutiya ya nyoko yigurisha ngo ari isutiya yande na nyoko ni umubyeyi we asoni uzajye kubimubwira aho ari ariko rero umva buretse kugenda wa mugabo wogurisha uretse kugenda oya nimugurisha nta kibazo kabisa oya n'ubundi ngeze hari ikibazo mfite ngewe byanyu murabijyamo nyuma ariko murabanza madamu nagusaba ukawufasha amafaranga yawe kugira ngo atanangira ntabwo ari gusa arayandise harandi banza ufatanye hari ikindi ubaza ndakibaza igiki izindi miliyoni 2 zanjye natanze uzi hande cyari amafaranga wamaye nzi uyu mudamu wawe inde ntabwo se byose ari wowe bitewe madamu wawe ngiye miliyoni 2 namuhaye niba mutampa inzu nsubize miliyoni 2 zanjye zigenda ziteze namuhaye singwose nabikubwiye miliyoni ibyo byanyu byo bindi mukina mujye kubivuga ntahari miliyoni 2 zanjye mwazi miliyoni 2 ngo bagwaye n'izigenda zite ariko nawe mwakoze kuntesha umwanya ariko sinanabarenganye nabavuze se wibwiye se ko mwagura mutagura mutaduhemba oya banza ariko bazize banze bampereze 2 zanjye la maîtresse chef teni doro rugo izo miliyoni 2 bagwaye n'izigenda zite none se wundi ubwo hari ikibazo cya miliyoni 2 cyari kubaho iyo wemera ko tugurisha n'izigenda ziteze ngiye rero mumpereze n'amasaha kandi ari kungenda wese wazimuhaye ngo bigende bite zimuhaye ngo bigende inzu yari kupfa kuyibika gusa ntazimuhaye uza abantu bari kwirwanira nizo wategesheje se kugira ngo inzu nzabone uko nyifata warazitegesheje ubwo byita uko ubishaka njye mu miliyoni ako se ntabwo bivuze amagambo meza ayo mafaranga iyi nzu kugira ngo imare iyo minsi yose je twahuye ryari utubwira ko inzu igurishwa twakubwiye ryari ko inzu tujye kuyibukinga tukayirambaraho kugeza igihe uyiguriye wowe iyi nzu yari kubikira aha ngaha se iyo hatabaho iyo operasiyo yari kugeze kandi igihano ari kuyitanga iri kuyitanga kandi yari iri ku isoko uza abantu nahasanze bari kuyirwanira ariko njye nkahita mbarushizi izo nayifatishije muzinsubize warazimpaye nazihaye madamu wawe ishyura amafaranga y'abandi umenye yuko ngewe ntagurisha warazibonye ariko mama savu ufite ikihe kibazo hano ntabwo uburara ntabwo wabuze icyo kwambara burusheti zirahari hatungira arazitanga manu ntacyo ataguseriva umururumba ufite n'ubuye kwe iwanyu ntabwo nabaguriye ikibanza ntabwo nabubakiye barumuna bawe ntabwo mbarhirira kujya gufata amafaranga upandisha inzu nta n'icyo wambwiye waragize ukayikenda kunduma urazifite uzibishyure ntabwo nzifite wazishyize ndakubaza miliyoni 2 z'abandi bagwaye wazishyize ndeba hano mu maso wazishyize kora muramemukiye gusa ariko ntacyo muri miliyoni umugore twasezeranye ivangamutungo rusange uri kumpandisha warangiza ugafata amafaranga ubu se mwari bwishyura ngahe mukareka ngahe okay nimufata umwami murasa umuhigo wanyu ntabwo ariko tuhava burya madamu ntabwo tuvamo tuduha miliyoni 2 zanjye reka mbabwize uko mwese murasakuza nta miliyoni mwagabanye ibyo bihuriye he ntabwo hasigaye mandi nose ntari mafaranga kandi asigayemo iri ku ruhande reka ngusabe ikintu twishyuriza twigendere ba mve muri dushe ntagisanga hari umuntu wicaye wala duha amafaranga natwe duha amafaranga tugenda dufite n'ibyo duha amafaranga gira vuba abana ntimukazanira by'imikeka aho ngaho mwebwe mukinisha abana duha amafaranga iyo mikino yonyine mwana yarasangiye umuyashake nta soni